Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi ku cyumweru tariki enye ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2019. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Mporamusanga. Inshuti bakunzi b'urubuga rwacu, tubibutse ko iki kiganiro cyateguriwe abanyarwanda mu rwego rwo kubatoza kwamagana ikibi aho cyaturuka hose, uwabagikora wese, uwabagikorerwa wese, bakacyamagana kitari cyabageraho. Bikunze kugaragara ko abanyarwanda bakunze guceceka bakarebera ibintu, nyamara wajya kureba ugasanga mu gihe bageze mu kaga, mu gihe bageze mu bibazo, nibwo bibutse gutaka kandi baragombaga kubyamagana hakiri kare. Ibi rero ni umuco mubi ukwiriye guhinduka mu bana b'u Rwanda. Hari bamwe babiterwa n'ubwoba, abandi bakabiterwa nuko ariko bateye muri kamere yabo, nyamara kandi iyo ugiye kureba usanga benshi muri bo babiterwa n'inda nini. Banyarwanda, banyarwandakazi, inda nini ni ikintu kibi cyane. Buriya mu buzima, inda nini ugiye gusesengura ibyayo wasanga ariyo ihishe amabi yose abera kuri isi ya Nyagasani. Umwe mu bahanzi b'abanyarwanda, Rugamba Cyprien, yayiririmbyeho aravuga ngo inda nini muyimamayira, ngo inda nini muyimamayira, ngo burya igira inama mbi, ngo ikaguteranya n'inshuti, ukayitenguha, ukayita, ukaba umugaragu w'inda. Uko niko Rugamba Cyprien yaririmbye. Akomeza avuga ngo inda nini irazimura, ntitinya guteshuka, ibanga wayibitsemo ntitinya kurimena, ishaka ibyo isamira. Umuhanzi Rugamba Cyprien yakomeje n'ubundi agira ati, aravuga ati inda nini irabeshya, inda nini ntiyemera ibyo yazambije, iyo isanze iri bufatwe ivugira amatakirangoyi ikabigereka ku bandi. Banyarwanda, banyarwandakazi, inda nini ni ikintu kibi cyane. Inda nini yambura umuntu w'umugabo agaciro, agahemukira ubusa. Inda nini ni ikintu kibi cyane, ituma wa muntu warebaga ukabona ari umuntu wagira ijambo rizima ryubaka, ikarimuvanamo akaba umunyakinyoma. Inda nini ni ikintu cyambura umuntu indangagaciro za kimuntu. Ariko ikibabaje, inshuti muduteze amatwi, iyo unyujije amaso mu banyarwanda usanga mu by'ukuri hashobora kuba harimo benshi b'abanyenda nini, kubera ko iyo urebye ukuri kuvugwa mu banyarwanda, ukareba ukuvugwa ku munwa, ukakugereranya n'ukuba kuri mu ntekerezo zabo, usanga mu banyarwanda harimo abanyenda nini. Inda nini ni ikuhindura umubeshyi, ukavuga ibinyoma ugamije kugira gusa ngo ubone ibyo uyirundamo. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, duciye muri iyi ndirimbo ya Rugamba Cyprien kubera byinshi tumaze iminsi tubona mu gihugu cyacu, kubera ibyo tubona mu binyamakuru, kubera ibyo tubwirwa n'inshuti, ukumva biteye agahinda, ukabona bitari bikwiriye, nyamara kandi wajya kureba ugasanga biterwa n'inda nini. Inshuti muduteze amatwi, ikiganiro cyacu biza tubireba tugaceceka cy'uyu munsi, turaganira ku ngingo zigera kuri 3. Ingingo ya mbere iragira iti, mu minsi iri imbere nta munyarwanda uzaba cyemererwa kugendana za ekuteri mu matwi.
ku batazi ekuteri ni twa dukoresho tumwe dukunze gukoreshwa n'urubyiruko, dufite utuntu bashyira mu matwi hanyuma akagozi katwo bakakinjiza muri telefone cyangwa se yaba ari mu rugo akakinjiza muri kompiyuta, hanyuma akabasha kumva ibiganiro cyangwa se akabasha kumva indirimbo adasakurije abamwegereye. Mu minsi iri imbere rero ntabwo abanyarwanda bazaba bakemererwa kutwambara. Ibi ngibi akaba ari ibyatangajwe na Lieutenant Colonel Eugene Mugabo. Turaza kubinyuramo mu kanya mu buryo burambuye. Ingingo ya kabiri tuganiraho ni ingingo igira iti umutambagiro w'imbwa muri car free zone. Iyi nayo ni inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Umuseke. Nkuko mubizi, mu mujyi wa Kigali hari imihanda imwe yafunzwe ibuzwa kunyuramo imodoka. Iyi ni imihanda Leta y'u Rwanda yavuze ko abanyarwanda bazajya bayigendamo bisanzuye, cyane cyane muri cya gihe cya wa munsi washyizweho wa siporo rusange ikorwa n'abaturage b'umujyi wa Kigali ndetse n'abayobozi. Ariko muri ibi byumweru bibiri bishize mu mujyi wa Kigali hagaragaye umutambagiro w'imbwa, niko ikinyamakuru cyabyanditse. Sinzi niba umuntu yabyita umutambagiro, niba yabyita iki, ariko niyo mvugo ikinyamakuru cyakoresheje kivuga ko habaye umutambagiro w'imbwa muri iyi mihanda ya car free zone, kandi abari batwaye izo mbwa bavuga ko ari igikorwa mu by'ukuri barimo gutegura uburyo cyajya kiba inshuro nyinshi mu kwezi, ndetse bavuga n'agaciro k'imbwa zabo n'amafaranga zikoresha. Ibi turabigarukaho nabyo mu buryo burambuye. Ingingo ya gatatu ni ingingo igira iti uburyo bushya bwo gusenga. Inshuti muduteze amatwi, muri ubwo buryo bushya bwo gusenga harimo uburyo bwavuzwe n'umugabo mumaze iminsi mwumva ku mbuga nkoranyambaga, umugabo bita Edward Mubaraka, uherutse kuvugira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube, avuga ko abanyarwanda bari bakwiriye guhagarika ubundi buryo basengamo maze bakiga gusenga bakoresheje izina Paul Kagame. Ibi rero nibyo turi buganireho tubihuza n'aya ndirimbo y'umugabo Cyprien Rugamba waririmbye ati inda nini muyimamayira kuko burya igira inama mbi. Banyarwandakazi rero tutabatindiye, reka tujye ku ngingo ya mbere igira iti nta muntu uzemererwa gukoresha za ekuteri mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi iri imbere. Shuti muduteze amatwi, mu minsi yashize umuyobozi w'inkeragutabara mu karere ka Gasabo ubwo yafunguraga inzu abaturage biyubakiye kugira ngo bajye baganiriramo gahunda za leta mu karere ka Gasabo, uyu muyobozi w'inkeragutabara Lieutenant Colonel Eugene Mugabo yateruye ijambo aravuga ati, yavuze byinshi muri icyo kiganiro, ashimira abaturage ibyo bagezeho, imbaraga bakoresheje kugira ngo bubake iyo nzu, ashimira abayobozi, ariko arangije aravuga ati hari ikindi kibazo gikomeye turimo gukurikirana giteye impungenge, twibaza impamvu mu by'ukuri abantu benshi, abanyarwanda benshi muri kino gihe, cyane cyane urubyiruko, ati barimo kugenda bambaye za ekuteri mu matwi. Ati ntabwo twari twabigenzura neza, ariko dufite impungenge z'uko aba bantu baba bambaye za ekuteri mu matwi ari abantu baba barimo kumva amaradiyo y'abantu batavuga rumwe na leta, bakurikirana imbuga nkoranyambaga z'abantu batavuga rumwe na leta, maze bakabikora rwihishwa bashyira za ekuteri mu matwi kugira ngo abo bari kumwe batabyumva. Banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, nkimara gusoma iyi nkuru numvise ntangaye cyane, kandi numva mbabajwe cyane n'abayobozi dufite muri kino gihe. Munyemerere cyane cyane ko ari no ku cyumweru nshyiremo akaverse gatoya ka Bibiliya, aho Bibiliya ivuga ngo burya umunyabyaha ahunga nta kimwirukankanye. Iyo urebye ubwoba ubuyobozi bw'igihugu bufite, iyo urebye amagambo akoreshwa n'abayobozi,
iyo urebye ukuntu bagenda bahagarika ubuzima bw'abaturage, iyo urebye ukuntu bagenda bambura abaturage mu by'ukuri uburenganzira bwabo, usanga hari ikibazo, usanga hari icyo bikeka, usanga mu by'ukuri ari uko nta cyizere bafitiye abaturage. Ariko noneho ugahita wibaza ngo kuki se niba umuntu akorera abantu ibintu byiza abaturage ayobora, ni gute atabizera kandi avuga ko abakorera ibintu byiza? Ukavuga uti ariko se niba izi nzego ziriho zaratowe n'abaturage, igisirikare kiriho abaturage bakaba bakishimira nk'uko leta ibi bivuga ko kibakorera neza, igipolisi kiriho kikaba nk'uko kibivuga abaturage bagikunze, wibaza ibi byose bituruka hehe? Uru rwikekwe n'ubwoba buhora hagati y'abaturage n'abayobozi babo bituma aba bayobozi bambura abaturage uburenganzira bwabo, usanga uru rwikekwe rwaba ruturuka he? N'ahandi rero ruturuka niho hiryo jambo havuga ngo umunyabyaha ahunga nta kimwirukankanye. Ni ukuvuga ngo aba bayobozi hari ubwoba bafite, ukavuga ngo mbese ubu bwoba bukomoka hehe? Bukomoka ku byo bakorera abaturage. Bazi neza ko bakorera abaturage ibintu bitari byiza, bazi neza ko hari uburenganzira bambura abaturage kandi abaturage babwifuza. Barangiza bikabatera ubwoba bwo kuvuga ngo nitureka aba baturage bakagira uburenganzira ubu n'ubu, nitubareka bakumva izo radiyo, nitubareka bakumva bagakurikirana izo mbuga nkoranyambaga, bakanashingira ku byo tubakorera, aba baturage bazatwivumburaho. Kuko mu by'ukuri ubaye uri sure ko ibyo ukorera abaturage ari byiza, ubaha uburenganzira bwabo, ukaba uzi neza ko uri umuyobozi mwiza, waba unizeye neza ko niyo abo bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ibintu runaka bakakuvuga nabi, ariko kubera ko ubanye neza n'abaturage bawe, waba uzi neza ko abo baturage batari buzabyemere. Ariko impamvu ibi byose bikorwa nuko aba bayobozi baba bazi neza ko ibyo bakorera abaturage atari byiza, bakavuga bati nitureka aba baturage bagakurikirana aya maradiyo, nitureka aba baturage bagakurikirana izi mbuga nkoranyambaga, bizatuma ibyo abo bantu bababwira babyumva vuba kubera ibintu tuba twabakoreye. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, uramutse uzengurutse ku isi hose, ugahera mu bihugu bya Afurika ukajya mu Burayi na Amerika, ahantu hose cyane cyane mu rubyiruko, ikintu cyitwa za écouteurs na za smartphone ni ikintu kigezweho mu rubyiruko muri kino gihe. Ni ikintu kigezweho aho wajya hose muri iki kinyejana turimo cy'ikoranabuhanga. Écouteurs zigezweho kubera iki? Kubera ko ibintu byose bikorerwa kuri ordinateri, ibintu byinshi byose bikorerwa kuri za smartphone. Ibyo abantu bashaka kumva babyumvira kuri za computer, ibyo abantu bashaka kumva babyumvira kuri za smartphone. Noneho kubera ko baba bari muri public, bari ahantu hahurirwa n'abantu benshi, bakanga kubasakuriza, bagahitamo gushyiraho za écouteurs mu matwi. Ibi ngibi mu bindi bihugu ahubwo inzego zigira inama abaturage gukoresha za écouteurs, kuko nk'iyo ugiye mu bihugu bya Amerika n'Uburayi usanga muri za train cyangwa se ibyo dukunze kwita gari ya moshi muri Afurika, usanga haba hagiye hamanitsemo amatangazo abwira abantu ngo telefone yawe ni iyawe ku giti cyawe, n'ibyo ushaka kumva ni wowe ku giti cyawe ushaka kubyumva, turakugira inama yo gushyira za écouteurs mu matwi kugira ngo udasakuriza abantu. Iyo ufite ordinateri yawe, waba uri mu kazi cyangwa se uri mu bandi bantu ku ruhande, usanga amatangazo abamanitse ngo kora uko ushoboye ukoreshe écouteurs zawe kugira ngo utabangamira abakwegereye. Iki ni ikintu kigezweho muri kino gihe. Ababa muri Amerika murabizi, ababa mu Burayi murabizi. Kugeza uyu munsi kugira ngo uzanabone umuntu w'umusore mu nzira uri munsi byibuze y'imyaka 30 ari kugenda mu muhanda adafite za écouteurs ze biragoye. Wagenda muri train, wagenda muri bus, wagenda muri za metro na za tram,
uzasanga abasore bambaye za ekuteri mu matwi. Ibyo ngibyo mu bihugu nka Kenya birimo biruzuye, mu bihugu bya Tanzania biruzuye, i Bugande birahari, ahantu hose za ekuteri nta kibazo na gitoya. Ariko mu Rwanda Lieutenant Colonel Eugene Mugabo aravuga ati ibi ngibi bigomba gucika kuko turi gukeka ko abantu babishyira mu matwi baba barimo kumva radiyo zitemewe, radiyo za opozisiyo. Ukibaza ukavuga uti ariko umuntu aramutse abwiye umuntu akavuga ngo umuntu ni mubi kandi uwo muntu ari mwiza, koko igitangaza kirihe? Wenda ngenda abona kuri mubi ariko wowe uzi kuri mwiza, kandi twese ari jyewe uvuga ko uri mubi ari nawe uvuga kuri mwiza, twese dufite abantu badukikije batureba. Kuki tudashobora kureka ngo uvuga kuri mubi abivuge, nawe uvuga kuri mwiza uvuge kuri mwiza, hanyuma ba bantu badukikije bicira urubanza bavuge bati nubwo uriya avuga ko uyu muntu ari mubi ariko twe turabibona ko ari mwiza, cyangwa se bavuge bati ibyo avuga ni ukuri, uriya muntu ni mubi, cyangwa se bakavuga bati uyu muntu nubwo yiyita mwiza ariko ni mubi, maze abaturage bo ubwabo bakaba ari bo baca urubanza bakavuga bati duhisemo ko uyu muntu ari mwiza cyangwa ari mubi. None ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko ari ubuyobozi bw'intangarugero muri Afurika no ku isi, bukorera neza abaturage, ntibushaka ko abaturage bihitiramo ngo bavuge bati koko dufite ubuyobozi bwiza. Umunsi ku munsi niko bagenda bambura abaturage uburenganzira bwabo mu buryo butandukanye, ariko noneho iki ngiki cyo urabona ko ari nk'ikintu kinateje n'isoni kubona umuntu w'umuyobozi ashobora gutinyuka kukivuga ngo za ekuteri ni ikibazo, ngo urubyiruko rugomba kuzicikaho. Banyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, mu by'ukuri leta bari leta iba ifite ubushobozi, leta igira imbaraga, ariko ntabwo ibintu leta ivuze ariko abaturage bagomba guhita basama ngo babyakire uko nguko, babigotomere babimire. Umuntu yiguriye telefone ye, ntuyimuguriye, ni umujene ushaka kugenda yumva indirimbo ze cyangwa se ikiganiro runaka, afite ubwo burenganzira bwo kumva icyo kiganiro. Nta kiganiro na kimwe abujijwe kumva. Inshuro nyinshi ku mateleviziyo akomeye akunze gutambutsa amafilme, haba muri Amerika cyangwa n'Uburayi, usanga hari nka za filime zimwe na zimwe iyo ziri butambuke cyangwa zirimo zitambuka bandikaho bakavuga bati iyi filime ibujijwe kurebwa n'umwana w'imyaka uri munsi y'imyaka 12 cyangwa 10, kubera ko wenda birashoboka iyo filime irimo ikintu cy'ihohotera gikomeye cyane gishobora guhungabanya umwana mu mutwe, cyangwa se irimo ibikorwa bimwe na bimwe wenda bigendanye n'urukundo rumwe ruhanitse hagati y'abantu baba majeur cyangwa se bagejeje ku myaka y'ubukure, bitemerewe kurebwa n'umwana. Ibyo ngibyo bikaba bizwi, ariko muri rusange guhera ku myaka 18 y'ubukure umuntu wese yemerewe kumva radiyo akareba televiziyo ashaka. Nta na hamwe, nta handi mu gihugu icyo ari cyo cyose bavuga ngo ntimukarebe iyi televiziyo. Habe n'abari munsi y'imyaka 18 ibyo baba batemerewe ni nk'ibyo ngibyo wenda byahungabanya umwana ukiri mutoya. Ariko kubwira abanyarwanda ngo ntimuzumve radiyo, none se nge hari ikintu kimwe mba nibaza. Hari igihe njya nibuka ukuntu abantu bajyaga bumva radiyo Muhabura ya FPR Inkotanyi bakayumvira munsi y'igitanda bihishe, kandi ibyo ngibyo FPR ikabirega leta, ikavuga ko leta yanize itangazamakuru kugira ngo abaturage be kujya bamenya ukuri. None abo bantu baregaga iyo leta icyo gihe nibo barimo kuvuga ngo mwireba televiziyo runaka cyangwa se chaîne ya YouTube runaka, mwikumva radiyo runaka, kandi bo bakavuga yuko itangazamakuru rimeze neza. Hari amakuru abaturage bakeneye kumenya, wowe urababuza kuyamenya, warangiza ukavuga ngo wowe wateje imbere itangazamakuru, wowe ukora neza kuruta umwe wasimbuye. Ibi bikavugwa n'umuntu, ntabwo ari umuntu w'umuturage, wenda umuyobozi wo mu rwego rwo hasi, umuyobozi w'umudugudu, wenda rimwe na rimwe binashoboka ko
atanize cyangwa se niba yaranize wenda yagarukiye nko muri primaire gusa, ntabwo ari uwo nguwo urimo kubivuga. Ni umuntu Lieutenant Colonel uhagarariye ingabo mu karere ka Gasabo, Inkeragutabara. Niwe uvuga ngo abantu bagomba gukura za ekuteri kuri telefone. Noneho namwe mu nyumvire banyarwanda banyarwandakazi, kadufate ko abantu 30 cyangwa 40 bari muri bisi, bose baturutse Kacyiru bajya mu mujyi rwagati. Abantu 30 cyangwa 40 buri wese afite smartphone ye kandi afite umuziki agomba gushaka kumva, afite radio agomba gushaka kumva. Reka noneho bose bazifungurire rimwe muri iyo modoka, kuko buri wese arashaka kumva umuziki we, buri wese arashaka kumva ikiganiro runaka ashaka kumva. Reka babifungurire rimwe muri iyo modoka. Ubu wabaza uyu Lieutenant Colonel Eugene Mugabo akamubaza ati, jya muri iyo modoka abantu 40 bose bafunguriye rimwe telefone zabo bumva imiziki, buri wese yumva umuziki we, utubwire icyo uri bwumve. Yavuga ko ibyo avuga mu by'ukuri bishingiye ku kahe gaciro? Jya ahantu runaka muri gare, buri wese ategereje gukora gahunda ye, buri wese afunguruwe muziki, utubwire uti mu by'ukuri nge mfite rezo yo kubuza abantu gushyira za ekuteri mu matwi. Ibi bintu mu by'ukuri simbona impamvu na ntoya, kugeza aka kanya muzamfashe kubyumva, simbona impamvu abanyarwanda bakomeza kwemera ibi bintu. Kukubwira ngo ntidushaka kuwongera gushyira ekuteri mu matwi, ni ukukubwira ngo fungura telefone yawe ushyiremo umuziki ushaka. Kandi nanone mu kanya wibuke ko hari irindi tegeko rivuga ngo birabujijwe gusakuriza abantu. Muzi insengero zimaze gufungwa muri Kigali, muzi utubari tumaze gufungwa muri Kigali, batuziza yuko ngo twacuranze tugasakuriza abantu. None se kubuza abantu gusakuza kubera ko bacuranze ibikoresho byabo, warangiza bavuga batereka dushyiremo za ekuteri kugira ngo tudasakuriza abantu, nabwo ukabavuga ngo nabyo turabibabujije. Urumva ushaka kugira kuki? Banyarwanda banyarwandakazi, shuti muduteze amatwi, ibi ni ibintu biza tubireba tugaceceka, ukabyita ibintu byoroshye nyamara bikomeye. Ariko burya bakunda kuvuga ngo umuntu ashobora gutangira kwiba agahera ku kantu kitwa urushinge, ariko ako kageso kitwa kwiba tayari kaba kamaze kwinjira gahereye ku rushinge. Kubera ko akageso kamaze kwinjira, ejo azareba ihene y'umuturanyi ayibe, kubera ko nabyo bishingiye ku ngeso yo kwiba. Ejo bundi areba inka y'umuturanyi ayibe, kubera ko bishingiye ku ngeso yo kwiba. Ejo areba imodoka y'umuturanyi ayibe. Ni nako nibi ngibi rero bitangira. Umuntu akakubwira ati sinshaka ko ushyira za ekuteri mu matwi, ukabimwemerera. Ejo akakubwira ati sinshaka yuko ucururiza ahangaha, ukabyemera. Ejo akakubwira ati sinshaka kujya kwivuriza ahangaha, ukabyemera. Ejo akakubwira ati sinshaka kuziga hanaha, ukabyemera. Ukazasanga uburenganzira bwose yarabukwambuye abugenera abo yumva ashaka kubuha. Kuko ibi byose mbabwira, hari abantu bitabuzwa, hari abantu batashobora kubibuzwa, ariko hari n'abandi bantu baboneranwa kubera ko ari rubanda rugufiya, bakamburwa ubwo burenganzira bwabo. Rubyiruko, banyarwanda banyarwandakazi, ibi bintu mukwiriye kubyanga. Telefone ni yawe. Mwibaze ko hari naho Lieutenant Colonel Eugene Mugabo yageze akavuga ati ubu igihe kigiye kuzagera ndetse tujye tuza tuzigushikuze izo ekuteri, tuzigushikuze mu matwi maze twumve ibyo wari urimo kumva. Okay, banyarwanda banyarwandakazi, ibi ntabwo ari byo ndimo guhimba, byanditse mu kinyamakuru cyitwa Kigali Today, kandi ni ikinyamakuru cya leta, namwe nimushaka murajye mu bisome. Lieutenant Colonel aravuga ati igihe kizagera tujye tuza tugushikuze za ekuteri twumve ibyo wumvaga. Banyarwanda banyarwandakazi, reka mbabwire ngo mwarubyiruko mwe, muzashyire za ekuteri zanyu mu matwi, mwumve radio mushaka kumva, mwumve amakuru mushaka kumva, maze bazaze babashikuze izo ekuteri, bumve ibyo mwumva, maze basobanure niba bo ubwabo batabyumva. Kuko muri aba bayobozi bose babuza aba baturage kumva ibyo bashaka kumva, bashaka kubabuza kumva umuziki wabo, ariko by'umwihariko ngo bashaka kubabuza kumva radio z'amashyaka atavuga rumwe na leta, amashyaka ya opposition. Kubera iki se? Ko mwe muyumva birahazwi neza. Uyu Lieutenant Colonel uyu nguyu urimo kuvuga ko adashaka ko aba baturage bazajya bashyira za ekuteri mu matwi, ngo kubera ko akeka ko bumva radio za opposition, ntabwo arajya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ngo ajye kubaza
umugabo bita Olivier Nduhungirehe uhora kuri radiyo atukana n'abanyamakuru, izo radiyo za opposition, kuri Facebook atukana, ngo amubaze ati kuki wowe wumva izo radiyo? Ariko kuko umuturage yabaye nk'urushishi banyuraho bagakandagira uko bishakiye, yumva ayo magambo mu by'ukuri atanafatika, adakwiriye kuvugwa n'umuntu wakagombye kuba ajijutse, yumva ari ibintu byoroshye kubivuga. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti muduteze amatwi, biza tubireba tugaceceka, bigatangira byoroheje, ejo bigakomera bikaba ibindi, ugasanga dutangiye gutaka kandi bitari ngombwa, twaragombaga kuba twarabyamaganye. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu, ariko tubabwire ngo mu by'ukuri umunyarwanda afite uburenganzira nk'ubw'undi muturage uwo ari we wese. Buri kintu cyose kigira amategeko akigenga, itangazamakuru rifite amategeko arigenga. Nta hantu na hamwe, habe no muri Korea y'Amajyaruguru ariho twumvisha igitugu, bavuga ngo haba igitugu gikomeye. Ntabwo itegeko nk'iri ngiri ryari ryahatangwa ryo kubuza abaturage kumva radiyo bashaka kumva. Mutekereze ko aba bagabo bose birirwa bumva izi radiyo, ariko uwo bashatse kurenganya bamurenganya bavuga ko yumvisha izi radiyo. Mbibutse ko General Rusagara ari cyafungiwe ngo yumvishe radiyo Itahuka, kandi muri aba bose nta n'umwe utayumva. Aba bagabo bafite ikibazo gikomeye cyane. Aba bagabo baje batuka indirimbo za Bikindi, ariko jewe ubabwira nyuma ya 94 nta kindi kintu birirwaga biyumvira indirimbo za Bikindi, ndetse bakanazishima bakavuga ngo ni nziza. Mu bigo bya nakoze ahantu biti Gahunga, abasirikare nizo birirwaga biririmbira bakanazibyina izo ndirimbo, bavuga ngo ni indirimbo mbi ngo za Bikindi. Bo ubwabo bakemera yuko, bakanabivuga bati nta n'icyo zitwaye, bakazumva. Muri ka Kanombe abasirikare birirwaga bazumva, ariko umuturage uyumvishe bakamuca umutwe. Nyamara ni ikibazo gikomeye. Ariko nshuti muduteze amatwi, reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo igira iti umutambagiro w'imbwa muri Car Free Zone. Nkuko twabibabwiye, Car Free Zone ni imihanda imwe n'imwe yo mu mujyi wa Kigali yanyurwagamo n'amamodoka, ndetse hari n'amaduka ayicururizaho. Ariko igihe kiza kugera umujyi wa Kigali utegeka ko ayo maduka yacururizaga kuri iyo mihanda afunga, ndetse utegeka ko iyo mihanda ubwayo ifungwa, ntihazagira imodoka yongera kuyinyuramo, maze ngo abaturage bakagira ubuhumekero, bakajya bagira imihanda banyuramo bagenda nta modoka bikanga, nta kavuyo k'ibintu byinshi karimo, ndetse ngo iyo mihanda ikaba igomba gukorerwamo siporo. Nk'uko rero bimaze kumenyerwa, byibuze rimwe mu kwezi, usibye ko hari n'igihe biba na kabiri, ariko byibuze rimwe mu kwezi mu mujyi wa Kigali muri iyo mihanda ya Car Free Zone usanga mu by'ukuri habera ibikorwa bya siporo nyine, bigahuza abanyamujyi bose, cyane cyane abanyamurengwe, dore ko abashonje batabona izo mbaraga. Hanyuma bakahurira n'abayobozi bakuru b'igihugu, abaminisitiri, abasenateri, bakajya kwirirwa birukanka muri iyo mihanda. Iyo mihanda rero yarakozwe, kandi ntabwo ariho honyine, no mu bindi bihugu bibayo, usibye ko rimwe na rimwe hari ibintu bikorwa mu bihugu bimwe na bimwe byateye imbere tudashobora no gukora iwacu, kuko rimwe na rimwe usanga hari ibikorwa byo byerekana umurengwe, kuko iwacu turacyari ibihugu bikennye, turacyari ibihugu bishakisha imibereho. Gufata imihanda nk'iyo ngiyo, abantu bubatseho amazu bashaka kuyabyaza umusaruro, hakoreragamo amaduka yishyura ba nyirayo, ukayifunga, abantu bakahava, izo nzu zikabura inzu umumaro zamariraga ba nyirazo bakawubura. Ibyo ngibyo iwacu mbona ko ni umurengwe, kuko turacyari inyuma cyane. Ntabwo twari twagera kuri urwo rwego rwo gufunga imihanda ngo no kugira ngo abantu babone aho bagendera. Ariko nyine nkuko tubivuze, siho honyine, no mu yandi mahanga hamwe na hamwe mu bihugu byateye imbere hari aho bisanga, ariko ho ugasanga nta n'icyo byangije, kubera yuko iyo umuhanda wafunzwe gutyo, inshuro nyinshi abafite amazu kuri iyo mihanda basubizwa ikiguzi kingana n'icyo basanzwe binjiza ku munsi muri izo nzu zabo. Nyamara ntabwo byagarukiye aho gusa. Muri ibi byumweru bibiri bishize, noneho hatangiye ikiswe umutambagiro w'imbwa
nazo zikazajya zijya gutambagira muri iyo mihanda ya car free zone. Abantu b'abaherwe mu mujyi wa Kigali bishyize hamwe basaba umujyi wa Kigali ko nabo bahabwa uburenganzira bwo kuzajya baza gutemberezamo imbwa zabo. Umujyi wa Kigali urabibemerera ndetse bashyiriraho n'abantu bashinzwe umutekano kubigenzura. Hanyuma abo bantu nyine baraza n'imbwa zabo bakora umutambagiro muri car free zone, ndetse bavugana n'itangazamakuru bavuga yuko mu by'ukuri bifuza ko cyaba igikorwa gihoraho, bazajya bagaruka byaba ngombwa, ndetse bakajya babikora byibuze rimwe mu cyumweru. Benshi muri bo baganiye n'itangazamakuru bavuga ukuntu imbwa zabo zihenze, abagiye bazigura amadolari cyangwa se amayeri 2,000 3, abavuga yuko imbwa zabo ku kwezi zirya 400 by'amanyarwanda. Reka yewe si ukuvuga, baravuga, ariko ibyo ni uburenganzira bwabo. Umuntu mu by'ukuri mu gihe yifite wenda ntawamubuza gukora ikimushimishije. Umuntu yagura imbwa, kandi burya usibye n'umuherwe no mu bantu batifite hari ugura imbwa wenda akavuga ati nzayitunga mu buryo bwanjye, nzayicirira mu buryo bwanjye, ariko byibuze mbe nyifite, nta kibazo ibyo ngibyo. Ariko noneho impamvu tugarutse kuri iki kintu, izi mbwa umujyi wa Kigali wazihaye uburenganzira bwo kuzajya zitembera muri iyo mihanda ya Kigali car free zone. Impamvu tubigarutseho ni iyihe? Nkuko mubizi, abanyarwanda batanganya ubushobozi, buri wese nyine ashaka imibereho mu bigendanye, buri wese ashaka imibereho bigendanye n'ubushobozi afite. Hariho ababa bafite akazi runaka k'umushahara wa buri kwezi, hakabaho abatungwa n'ubucuruzi. Muri abo b'ubucuruzi hakabamo abantu baba bakorana n'inganda, barangurira ibintu ku nganda nabo bakabiranguza, n'abacuruzi bato bato bagenda bakabidetaya nyine. Hakabaho rero n'ababandi mu Kirundi bakunze kwita ngo ni ba ntaho nikora, abafite nk'igihumbi akavuga ati ndagenda ndangura akantu kamwe hanyuma nkazengurutse mu mujyi umuntu akangurire nkureho 100 ryo kurya, aribo iwacu dukunze kwita abazunguzayi. Mu mujyi wa Kigali rero nta gihe hatabaye abazunguzayi. Kuva mbere hose, mbere yuko FPR ifata ubutegetsi, bari bahari bagashakisha imibereho mu buryo butandukanye. Nyuma yaho FPR ifatiye ubutegetsi, kuva rwose kubwa prefe Roza Kabuye, ubwo Roza Kabuye yari prefe w'umujyi wa Kigali ndabyibuka, kuva icyo gihe abo bantu ntabwo bigeze bagira amahoro. Batangiye kujya babatunda, bakabafata bakashyira mu mamodoka za pick up, bakagenda babakubita babakandagiyeho, bababuza uburyo, babakoza hirya no hino, barabirukana. Abantu banga kuva mu mujyi wa Kigali ko nta yandi makiriro. Abenshi wasangaga ari abantu bavuka mu mujyi wa Kigali batagira isambu ahandi hantu, akavuga ati navukiye muri uyu mujyi, nta kindi nzi gukora, nzabaho ntakanga kuvamo. Birakomeza gutyo uko abaprefe bagiye basimburanwa kugeza uyu munsi. Mu bihe byashize, mu myaka nk'itatu ishize, mwumvisha ukuntu leta yabishyizemo imbaraga, itangira kujya ibakubita ndetse bamwe ikabica. Muribuka umudamu umwe wakubiswe kugeza apfuye, ngira ngo ni muri 2017 niba mbyibuka, akubitwa n'inzego z'umutekano arapfa, ndetse bigeza naho polisi yitabaza imbunda zikomeye rwose. Abapolisi bakaza bafite imbunda zikomeye wagira ngo bagiye ku rugamba, ndetse na za mbwa z'impolisi akaba arizo zirukankana abaturage. Abantu baragenda bacibwa mu mujyi wa Kigali, bacibwamo nta kindi gishoro bafite ngo bavuge bati turakodesha ikibanza ahantu runaka dushinge wenda iduka. Badafite ubushobozi bwo gukodesha inzu bavuge bati ndakoramo iki n'iki, bahinduka ba mayibobo. Abo ngabo niyo benshi usanga barara mu bibaya, mu bishanga, muri ibyo bishanga bya za Nyabugogo, muri ibyo bisheke byo kuri Nyabarongo. Niba usanga muri ayo matongo yahagenda hasenywa mu mujyi wa Kigali, ugasanga nibo ahanini bakora n'ibikorwa by'ubujura, bakagaba ibitero mu ngo z'ahantu baba begereye, bakajya gushaka ibyo barya, kubera yuko byanze bikunze bagomba kubaho ku nabi cyangwa ku neza, bagomba kubaho kubera yuko ni Abanyakigali, barahavukiye, nta sambu bagira. Rimwe na rimwe ntibagize n'amahirwe yo kwiga ngo uvuge wenda bazatungwa n'umwuga w'ibyo bize, ugasanga byanze bikunze agomba kubaho. Ubwo rero leta iyi mugenje gutya ikamwirukana, aragenda akajya muri icyo gishanga, ku mugoroba agashaka uwo yiba, agacunga umukecuru uciye ahantu avuye kwigurira akantu akamwambura akiruka.
nuko ubuzima bumeze mu mujyi wa Kigali, nuko abana benshi babuze imibereho, biyahuza ibiyobyabwenge, ibibazo biravuka. Umujyi wa Kigali ubu rwose ubu tuvugana ukaba ari umujyi ubarirwa mu mijyi ya Afurika ifite isuku. Umujyi wa Kigali ufite isuku ku buryo ibyo byongera ngo uwashaka kubihakana yaba ashaka kwigiza nkana. Ariko kimwe mu bintu bishimangirwa n'abanyarwanda nuko uko umujyi wa Kigali ufite isuku, donc igaragarira amaso, ni nako bavuga bati ariko no mu nda harimo isuku. Iyo abaturage barimo bavuga ngo ariko no mu nda yacu harimo isuku, baba bashaka kuvuga ngo nta kintu kirimo, inzara yaratwishe. Vuga ngo mu mujyi wa Kigali umuntu uzururuka ku kibuga cy'indege cyangwa agafata imodoka y'akazenguruka umujyi wa Kigali azabona amazu meza, abona imihanda ikubuye, abona ubusitani bwiza, abona amamodoka akeye. Ariko hari rubanda rurimo ruborera aho ngaho muri ibyo bishanga bya Nyabugogo na za Kabuye na za Gasyata, abana b'imyaka 5-7 birirwa muri za ruhurura bishwe n'inzara, abakecuru barwaye bwaki. Ariko uwo nguwo utazi aho abo bantu bafite isuku mu nda nk'uko babyivugira bari, azajya agera mu mujyi wa Kigali avuge ko umujyi wa Kigali ari uwa mbere mu isuku. Kandi nanjye ubibabwira aha turi, ni ukuri ndabemerera ko umujyi wa Kigali ufite isuku. Ariko njyewe ntibishobora na gato kunezeza kumva ko umujyi ufite isuku hari abaturage b'abanyarwanda barimo barwara bwaki kubera ko babujijwe uburenganzira bwo gukora kandi bari bafite ubushake bwo gukora, kubera ko hari abaturage barwaye bwaki kubera ko batakibasha gukora, ahubwo bajya gutungwa na za pubere cyangwa se ingarani zabo baherwe. Shuti muduteze amatwi, gufata imbwa ukazemerera gukora umutambagiro mu mujyi wa Kigali muri ka free zone, udashobora kwemerera umuturage ushonje ukubwira ati ngewe sinshaka kwiba, nge ndashaka gukora, mfite amafaranga yanjye 2,000 byo kurangura inyanya n'utuboga tw'ibyatsi n'ibitunguru nkabicuruza, n'umuntu ushaka kubigura nanjye nkabona aho yo kurya, ukabimwangira akagenda akajya hari akicwa na bwaki. Warangiza ugatanga ibyangombwa by'abantu bishwe n'umurengwe ngo imbwa ngo abarizo ziza kuzajya zikora umutambagiro muri ka free zone. Ibi ngibi abanyarwanda bakabyemera. Nge mbona ko abanyarwanda niba atari ugukabya kwitonda, ni ugukabya ubujiji n'ubucucu. Nta na gato byakagombye kwemerwa ibi ngibi. Ntekereza ko atari jyewe jyenyine utembera mu bindi bihugu, ariko ndabinginze banyarwanda, abatari banabikora muzabikore nk'ingendo shuri. Uzavuga uti ngewe ngiye gufata bisi nerekeze Dar es Salaam, nerekeze Nairobi, nerekeze mu bihugu byose washaka bya Afurika, kuko nubwo Kigali ifite isuku, nubwo irimo izamukamo amazu meza, ariko ntabwo yari yagera ha Nairobi. Nairobi ni umujyi ukomeye cyane urimo amazu meza ku buryo kandi menshi atari nkaya y'i Kigali umuntu yabarira ku ntoki. Ariko ugera Nairobi ugasanga umukire afite ahantu he akorera, ugasanga n'umukene kuko nawe akeneye kubaho afite aho akorera. Icyo leta isaba umuturage ni ukumubwira ngo aha hantu tugushyize tukwemereye gushinga ihema ryawe, tuhakeneye isuku. Nituramuka tuje tugasanga nta suku ihari, kwaheri no kongera kuhakorera. Uguhahawe nawe amenya ko niba ari ibigori agiye kuhokereza, amenya ko agomba gucungana n'ibitiritira abakiriya be bahataye, akamenya ko agomba gucunganwa n'ibishishwa. Niba ari ifiriti agiye kuhatekera, akamenya ko agomba gucungana n'akantu kose gatakaye hasi. Niba ari imyenda hacururiza, akamenya yuko mu gihe amaze kuyizinga agomba gusiga hakoze isuku, controle yaza kureba igasanga hari isuku. Ariko ugasanga muri Nairobi, umujyi ukomeye, umujyi utuwe n'abantu benshi bakubiye hafi inshuro zingahe batuye mu mujyi wa Kigali, ugasanga ubuzima burakomeza. Nta utaka ko leta yamubujije uburenganzira bwe, nta urwaye bwaki, nta wishwe n'inzara, ubuzima bugakomeza. Ukajya Dar es Salaam nuko. Isuku ni ngombwa, ntihagire umuntu wenda ugira ngo twe tuba tuvuga ko isuku atari ngombwa, ariko isuku igira umumaro ari uko abaturage bameze neza. Icyo leta ikwiye gukora ni ukwigisha abaturage uburyo bashobora gukorera mu mujyi wa Kigali, ariko aho bakorera hari n'isuku.
ariko kuvuga ngo kuko ucuruza amafaranga make ntiwemerewe gucururiza ahangaha, ibyo ngibyo ni uguhohotera uburenganzira bw'abanyarwanda, kuko abanyarwanda ntibanganya ubushobozi uko byagenda hose. Niyo wajya muri Amerika nubwo wajya mu Burayi uzahasanga abantu batanganya ubushobozi, nyamara bose baba bafite uburenganzira bwo kubaho. Hari imijyi ikomeye cyane, fata inzira ugenda ujye Johannesburg, ujye Cape Town, ujye Durban mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyo ni imijyi ikomeye cyane idafite aho ihuriye n'umujyi wa Kigali, ariko abaturage barakora kandi buri wese agakora mu bushobozi bwe, ubundi akaba agomba gukora isuku aho akorera, ariko ntabuzwe uburenganzira bwo kubaho. None wirukanye umuturage washaka kwicururiza izo nyanya, wirukanye washaka kuhacururiza amashu, wirukanye washaka kuhazunguriza utwenda tungahe twe yaranguye, ariko uzanye imbwa gusa ngo zije gukoramo umutambagiro, ngo kuko wabibonye i Burayi cyangwa muri Amerika, ngo nawe werekane ko igihugu ngo cyateye imbere, abantu bashize agahinda, ngo babaho bishimye. Ufashe za ndobanure zawe uzishyize aho ngaho ngo zizirirwe zitambagiramo n'imbwa zabo, birirwe bakina ku mubyimba abaturage bavuga ko imbwa zabo zitunzwe n'ibihumbi 400 ku kwezi, mu gihe wa muturage we wavugaga ati mfite 1000 ndashaka kukibyaza umusaruro, wamubujije uburenganzira bwe. Nshuti muduteze amatwi, banyarwanda banyarwandakazi, ndababwiza ukuri, abanyarwanda mukwiriye kubwira inzego z'ubutegetsi mukababwira ko mushaka uburenganzira bwanyu, kandi mukabikora harimo kwiyemeza, harimo ikintu cyo kwiyemeza. Nta hantu na hamwe kuri iyi si abaturage bigeze babona uburenganzira bwabo batabuharaniye. Ni FPR iri ku butegetsi ubu ngubu ivuga ko yaje irwana kubera guharanira uburenganzira bwayo. N'undi wese rero ubona ko adafite ubwo burenganzira akwiriye kubuharanira, nta kimwaro kirimo, nta soni zirimo, nta n'ubwoba bikwiriye gutera. Ubujije abantu gukorera ahantu, uzanyemo imbwa, uzanyemo abo banyamurengwe bawe, kuko aba benshi ba nyirizi imbwa biratanga imbwa zabo baziguze 3,000 by'amayero ngo n'amadolari, imbwa zabo zitungwa n'ibihumbi 400. Abenshi ugiye kureba usanga ni ba banyagatsiko k'abantu bari mu butegetsi, ni ba bacuruzi leta yatoranyije iravuga itabangaba nizo ndobanure zacu, ni mubaha ahantu heza ho gucururiza. Ariko umuturage ushaka kwizunguriza utuntu tw'igihumbi byibuze ngo aboneho 100 cyangwa 200 yo kurya, ukabimubuza, warangiza ugasinyira imbwa ngo nizize. Izo mbwa si ntacyo mpfa nazo, na ba nyirazo ntacyo mpfa nabo, ariko icy'ingenzi nuko ntabwo imbwa zagahawe uburenganzira kurusha umwana w'umunyarwanda. Banyarwanda banyarwandakazi, tubibutse ko turi mu kiganiro Biza Tubireba tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza Tubireba, mukakigezwaho nanjye Jean Pomsene Mparamusanga. Nta yindi mpamvu ni ukugira ngo twamagane ikibi kandi twige guharanira uburenganzira bwacu, ntawe duhungabanyije, ntawe duhutaje. Reka dukomeze rero ku ngingo ya 3 ivuga ngo uburyo bushya bwo gusenga. Nshuti muduteze amatwi, iyi ngingo ya 3 ivuga ngo uburyo bushya bwo gusenga niyo yatumye ntangiza ikiganiro mvuga kuri ya ndirimbo ya Cyprien Rugamba ivuga ngo inda nini muyimamayira, inda nini muyimamayira. Maze imyaka 25 nkurikirana abanyarwanda, imivugire yabo, uko basingiza, ariko mbibutse yuko ibyo nibyo nkurikirana nyuma y'imyaka 25, ariko nanabibutsa ko na mbere y'iyo myaka 25 ari nabyo byatugejeje muri ya makuba yabaye muri 1994. Nabyo mbibutse ko nabyo bikomoka ku kintu cyo gusingiza no kuramya abategetsi, kandi mu gihe bitari ngombwa tukabaramya mu gihe barimo bakora ibintu bidakwiriye. Nshuti muduteze amatwi rero, muri iki cyumweru gishize ku rubuga rwa YouTube humvikanye umugabo bita Edward Mubaraka. Uyu mugabo mu by'ukuri ni umugabo bigaragara ko yize, yarize rwose, yagize igihe cyo kwiga kandi nawe arabyisobanurira. Yarize agera ku rwego ruhanitse, afite impamyabushobozi z'ikirenga, ni umuntu ujijutse, ntabwo ari umuntu w'injiji. Uyu rero ajya gutangira yadutse avuga ko abanyarwanda bakwiriye kwiga gusenga mu buryo bwa gakondo bakava ku buryo bwa kizungu. Ubundi yari asanzwe ari mu idini ya Islam,
ariko biza kugaragara ko ameze nk'uwayivuyemo, kuko yavugaga ati abantu bakwiriye kwiga gusenga mu buryo bwa gakondo, bagasenga Imana y'i Rwanda, kuko n'ubundi aba bazungu, aba bamisiyoneri batari baza, twari dusanzwe dusenga, ahubwo batuzaniye imana zabo batwambura izacu. Ariko mu by'ukuri jyewe icyo nemera nuko Imana ari imwe. Waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Afurika, Imana ni imwe, nta mana ebyiri ziriho. Imana umunyarwanda asenga niyo umunyamerika asenga, niyo umutaliyani asenga, niyo umunyakenya asenga, niyo yonyine. Uburyo buriho ni ubutandukanye bwo kuyisenga. Ikiriho cyo nuko uburyo abantu binjiye mu madini ya Islam cyangwa se mu madini ya gikirisitu cyangwa se n'andi yose y'aba Protestant bifitanye isano n'ubukoroni abazungu bari bazanye muri Afurika. Ibyo byo ni ikintu ntashobora kujyaho impaka na Edward Mubarak. Ariko ibyo ari byo byose uko byagenda, hari ibyo twayobotse kandi tubiyoboka kubera impamvu kandi binaturutse ku myumvire y'umuntu n'imyizerere ye. Edward Mubarak yari afite uburenganzira bwo kuba umuyisilamu nawe ukaba umukirisitu, ndetse kandi Edward afite n'uburenganzira bwo kuva muri Islamu, kimwe nuko nanjye mfite uburenganzira bwo kuba nava mu bukirisitu cyangwa nkava mu yindi myizerere iyo ari yo yose. Ariko kandi ndagira ngo mbabwire ko nubwo aya madini yazanywe n'abamisiyoneri yaje azanye uburyo bw'abanyaburayi no mu bihugu by'Abarabu n'Abanyamerika bakatuzanira uburyo bwabo bwo gusenga, ariko n'uburyo bwacu bwa kinyarwanda bwo gusenga bwari busanzwe, bwari bufite uburyo bukorwa. Ni ukuvuga ngo iyo ndamuka ntagize imyizerere imbwira ngo nujya gusenga Imana, niba nizera wenda icyo bakunze kwita Trinite, ni ukuvuga buriya buryo bwazanywe n'abamisiyoneri b'Abagatulika bavuga bati Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo iyo ntajya kwizera ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo nari kuguma kuri ya misengere yacu ya gakondo nkasenga Imana y'i Rwanda. Ariko twese uko tubizi, abantu bayisengaga banyuzaga ku bakurambere babo, bakavuga ko abo usenga Imana y'i Rwanda ubinyujeho ni abakurambere. Njye ndashaka kubabwira ko ku rwanjye ruhande ndi umukristo, mfite imyizerere ya gikirisitu. Ni ukuvuga ngo ntago nari nabihindura, niko nkibyizera. Igihe cyose byaba ngombwa, bibaye ngombwa ko mbihindura, ubwo ni ukuvuga ngo nta bundi buryo nasenga Imana yayindi twese duhuriyeho ku isi yose, imwe rukumbi. Noneho aho kugira ngo nyinyuze muri za nzira abamisiyoneri bazanye, nkayinyuza muri za nzira abanyarwanda bari basanzwe basengamo, nkayisenga mbinyujije ku bakurambere. Abo bakurambere ni bande babinyuzwagaho? Babaga ari abasogokuruza bawe, abantu bakubanjirije mu muryango wawe, mu gisekuruza cyawe, mufite icyo muhuriyeho. Kandi ntabwo babaga ari bose, nabwo wabikoraga bitewe n'umuntu runaka uvuga utuyu ndamwemera. Ubuzima bwe bwaranzwe n'ubunyangamugayo, ubuzima bwe bwaranzwe n'ubutwari, ubuzima bwe bwaranzwe mu by'ukuri no kugirirwa icyizere. Uwo nguwo akaba ari we abanyarwanda bavugaga bati tugiye gusenga Imana tubinyujije ku mukurambere wacu. Umuntu akavuga ati nge nzayambikisha ku mukurambere runaka, ariko ntaho abanyarwanda bigeraga basenga Imana babicishije ku wundi muntu runaka badafitanye n'isano, ngo bavuge bati wenda ngiye kubikora mbicishije kuri runaka kubera ko ari inshuti yanjye cyangwa kubera ko ari iki n'iki. Ni ukuvuga ngo rero nge nk'umukirisitu, nk'umuntu wagize imyizerere ya gikirisitu, atari nge njyenyine, mfite uko senga kandi mfite inzira mbinyuzamo. Ariko biramutse bibaye ngombwa ko senga, nareba bamwe mu bisekuruza byanjye bari inyangamugayo, kuko ariko umuco gakondo imisengere y'abanyarwanda yari iteye, akaba ari bo mbicishaho, kuko baba bahari muri buri muryango. Ariko noneho ikidasanzwe uwo bita Edward Mubarak yazanye, nuko muri iki kiganiro yatambukije ku rubuga rwa YouTube, yavuze ko abanyarwanda bakwiriye gusenga babinyujije kuri Perezida Kagame. Bakajya bavuga bati Mana ya Paul Kagame,
unkorera ibi n'ibi. Urwaje umwana akavuga ati Mana ya Paul Kagame unkirize umwana. Ufite inyatsi akavuga ati Mana ya Paul Kagame izi nyatsi uzinkize. Ufite ubumuga runaka yamugaye akavuga ati Mana ya Paul Kagame unkize ibi. Shuti muduteze amatwi, ngewe ntacyo mpfa n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame kitari icyo guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda gusa. Ntabwo ari we wenyine, n'undi wese wamusimbura no mu bamubanjirije, nubwo wenda nari nkiri muto, ariko igihe cyose naba nkihumeka, nubwo Perezida Paul Kagame yaba atakiriho hakaza n'undi nkabona atubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda, navuga ntibi ntabwo ari byo, nkagira ibyo nenga, ibyiza nkabishima. Ariko ku kigendanye n'iki cyo gusenga, Edouard Mubarak avuga ngo abanyarwanda bazajye basenga babinyujije kuri Paul Kagame, ntekereza ko atari isomo yagombaga guha abanyarwanda. Cyokora yaribwira abantu bo mu muryango wa Paul Kagame, abana be, umugore we, abo mu bisekuruza byabo, niba bemera ko uwo muntu ari umuntu w'igitangaza mu muryango wabo, bajya gusenga bakabimunyuza. Ariko ntabwo ari ikintu yabwira abanyarwanda bose, kuko kuva na kera abanyarwanda batigeze basenga umuntu w'igitangaza wo mu yindi miryango, ahubwo basengaga babinyujije ku bakurambere babo. Nge rero sinsenga abakurambere bo mu miryango, senga mu buryo bwa gikirisitu. Ariko ndamutse ngiye gusenga, navuga ntibyibuze Mana ya data, kuko nemera ko data mwemera nk'umuntu wari umugabo, nk'umuntu ufite icyo yamaze, nk'umuntu watumye ngera kuri iyi si. Ariko ntabwo najya kuvuga ngo Mana ya Paul Kagame, kubera ko Paul Kagame ni umuntu wo mu kindi gisekuruza tudafite icyo dupfana. Cyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, Paul Kagame nta kintu kidasanzwe, usibye kuba ari perezida w'u Rwanda, nta kintu kidasanzwe atandukaniraho n'umwami Kigeli witabye Imana, nta kintu kidasanzwe atandukaniraho na Kayibanda, nta kintu kidasanzwe atandukaniraho na Habyarimana. Ni perezida nk'abandi, ni binadamu, uva amaraso, urwara nk'abandi bantu, ugira bezwe zose abandi bantu bakenera, ku buryo ari we Edouard Mubarak yajya kuvuga ngo abanyarwanda bose aba ari we basenga. Ntabwo ariko bimeze. Shuti muduteze amatwi rero, abizereye muri Islam, ubwo nibwo buryo mwizereyemo, mukomeze mu busengeremo. Abizerera mu buryo bwa gikirisitu, abifuriza gukomeza gusengera mu buryo bwa gikirisitu ko mwabyizeye. Amatorero y'abaprotestanti ko mwizeye aba ariko mubisengamo. Ariko mu gihe mwashatse gusenga mu buryo bwa gakondo bw'abanyarwanda, nge ntabwo nababwira ngo muzasenge mu izina rya Paul Kagame, muzasenge mu izina ry'abakurambere bo mu miryango yanyu, kuko niko abanyarwanda basenga. Ibi ngibi rero Edouard Mubarak arabikura he? Arabikura ku nda nini. Arabikura ku nda nini, kandi inda nini niyo yoretse abanyarwanda. Mu minsi yashize hari umuririmbyi wigeze kwaduka, aririmba indirimbo ivuga ngo ndandambara yandera ubwoba, ngo yarinze Kagame nanjye izandinda. Ntabwo ibi ngibi ari uko mu by'ukuri wenda Perezida Kagame ari igitangaza. Ni perezida w'u Rwanda, ngiye mwumve ko nta kintu murwanyaho. Ni perezida w'u Rwanda. Ariko mbibutse ko muri ruriya rugamba FPR Inkotanyi yarwanye, Perezida Kagame ari no mu bantu barujemo, nyuma hari abandi bantu bari barutangiye, hari n'abandi bantu banarupfiriyemo. Ariko kubera inda nini y'abanyarwanda, kubera ko babona Perezida Kagame ari we perezida muri kino gihe, kandi bakaba babona yarabashije kwigarurira ububasha bwose, bakaba bavuga bati nta warya Perezida Kagame atabihaye umugisha, bakaba bavuga bati nta wagera ku mwanya runaka Perezida Kagame atabihaye umugisha. Bose bahisemo kujya bavuga bati ndandambara yandera ubwoba, ngo yarinze Kagame nanjye izandinda. Ngewe ari nge naririmba ngo ndandambara yandera ubwoba, kuko yandinze bimwe bya mbere, n'ubundi zongera indinde. Ariko Perezida Kagame kuba atarapfuye, ntabwo ari uko yari igitangaza, ntabwo ari uko Imana yamukundaga kurusha abandi, ntabwo ari uko ari we wari umurwanyi ukomeye, nta nubwo ari uko ari we wagize umugambi wo gushinga FPR Inkotanyi ngo izirwane itsinde. Yagize umugisha wo kuba perezida, ariko si we wenyine wawugize. Nyuma ye hazaza abandi, kandi na mbere ye haje abandi. Uyu munsi ntibakiriho, igihe kizagera nawe abe atakiriho, n'abazamusimbura bagende bavaho gutyo gutyo. Kumufata rero nk'igitangaza cyacunguye abanyarwanda, ku buryo ubwira abanyarwanda ngo bari bazajya basenga, ibi ngibi ngewe mbifata mu buryo bw'inda nini. Ni inda nini. Ahubwo ngewe ndamutse mbaye Perezida Kagame, niba ajya yumva ibiganiro by'uru rubuga cyangwa hari ababimwumvira, ndamutse ndiwe aba bantu bano bandandambara, aba bantu
Edward Mubaraka. Abangaba jewe mfite ukuntu nabahana nk'abacecekesha ntibongere kuvuga ibintu ibi n'ibi. Reka mbabwire impamvu nabikora. Ngewe nigeze gusoma inkuru zo muri Bibiliya, sanga umuntu bitaga Herode wari umwami. Herode ngo yari afite ukuntu yigize igitangaza, yarigize umwami uteye ubwoba, wica abantu, akagira gute, agahamura buri muntu wese. Ariko Imana yari yaramwihoreye, nta kintu yari yaramutwaye, yari yaramwihoreye. Agomba kuzagira gutya nyine igihe runaka akavaho cyangwa se agapfa nk'abandi bami bose. Ariko igihe kiza kugera, uyu mugabo Herode ngo ategura ibirori, ashaka kwerekana umurwa mukuru ngo yari yujuje, ndetse ngo ibyo birori bitegurwa mu buryo buhanitse cyane. Atumiramo abagore be n'inshoreke yari afite nyinshi, atumiramo abatware n'ibikomangoma bose bakoranye. Ngo aratangira aravuga. Atangiye kuvuga, ikintu cyabayeho ni iki. Izi ni inkuru zo muri Bibiliya, ubwo abatizera Bibiliya abatajya bayishingiraho ntabwo ari ngombwa ko mubifata nk'ukuri, kandi nanjye ubibabwira ni ukuvuga ko ni inkuru nasomye, ntabwo nari mpari, ariko kubera ko ndi umukirisitu ubwo mbifata gutyo, ubundi nkasigara ntekereza uburyo byagenze cyangwa se niba byarabayeho cyangwa niba ari inkuru zanditswe gusa. Ariko izo ni inkuru zanditse muri Bibiliya. Herode rero ngo yaje gufata ijambo kuri uwo munsi yari yateguye, ngo aravuga. Murumva ko Imana yari yarirengagije bya byaha bye bindi bisanzwe, ibyuko yica abantu, ibyuko arenganya abantu. Imana ngo yari yarabyihoreye. Ariko kuri uwo munsi avuze, rubanda rwari rumuri imbere ngo ruterura ijwi rirenga, ngo baravuga ngo noneho ngo ntakiri Herode usanzwe, ngo ahubwo ngo noneho ngo turumva ngo ijwi rye rimeze nk'iry'Imana. Imana icyo gihe ngo biyitera uburakari, biyiteye uburakari ntiyabyihanganira. Iyo nkuru yo muri Bibiliya iravuga ngo Imana ihita ikumbanya Herode, ngo ako kanya kandi kimara kumukumbanya kumwica, ngo ako kanya ahita ajoga inyo. Sinzi niba mubyumva neza. Nuvuga ngo umutegetsi ashobora gukora amakosa. Ntabwo ibintu by'amakosa byakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Kagame cyangwa n'undi mu perezida, ntabwo byaba igitangaza cyane, kuko hari ahantu bigenda biba n'ahandi bigenda biba abantu barwanya ubutegetsi bakajyaho, abaharanira uburenganzira bakajyaho bakavuga. Ariko ubwo butegetsi Imana ikanabureka bukakomeza bukanabaho, wenda umuntu akazanavaho ntawe umuvanyeho, wenda yivaniweho n'uburwayi cyangwa se urupfu rusanzwe. Ariko iyo bigeze aho abantu batangiye kukugereranya n'Imana, bakakwerekana kuri uri ikitabashwa cyagereranywa n'Imana cyangwa se cyahabwa ubushobozi nk'ubw'Imana, ibyo ngibyo ngo birakaza Imana cyane, bishobora gutuma igukumbanya bitari ngombwa. Aba rero abantu ba Mubaraka Edward n'aba bandi bafata Perezida Kagame ngo ni impanga ya Yezu, ngo niki, abangaba bagiye simbabona nk'abakunzi be, simbabona nk'abantu mu by'ukuri bamukunda, kuko bagenda ahubwo barushaho kumuteranya n'Imana. Yakagombye kubamagana, kuko sinibuka nuko ntibuka igice byanditsemo, ariko ndibuka ko umunsi umwe umugabo bita ngo Paulo wo muri Bibiliya nawe ngo yari ari mu murwa umwe arimo kugenda akoramo umurimo w'Imana. Noneho ngo umuntu umwe wari wuzuye abadayimoni ngo amubonye we na mugenzi we bari kumwe, ngo uwo muntu ngo agenda birukanka inyuma, ngo avuga ngo abangaba ngo nabakozi b'Imana isumba byose, ngo abangaba byo kubataka cyane birenze uko bo bakagombye kuba bameze cyangwa se uko abantu bababona. Ariko ngo Paulo amurebeye mu buryo bundi bw'izindi mbaraga z'ubumana, ahita amenya ko uwo muntu yuzuye imbaraga z'abadayimoni. Paulo ngo aramucyaha, aramwirukana muva inyuma, kuko Paulo yari abonye ko ari kumugira ikintu kidasanzwe kiri bumuteranye n'Imana, aramwirukana. Aba bantu rero ba Edward Mubaraka n'abandi birirwa bavuga ngo Perezida Kagame ngo ni impanga ya Yezu, ngo abanyarwanda niba musenge ngo naba ari we basenga Imana babinyujijeho, abangaba je sintinya kuvuga mu by'ukuri ko bafite abadayimoni. Ahubwo Perezida Kagame abaye ari umunyabwenge, abangaba yabirukanira kure. Hanyuma bo yita ko ari bo banze bamubwira bati korera abaturage ibingibi, nge ndiwe nibo nagira inshuti, kuko niryo jisho byibuze rimurebera, kuko ibyo abo bantu yita bo muri opposition ahiga, ibyo bamubwira aramutse abikoze nta kibazo yaba afitanye n'abaturage, kandi nta n'ikibazo yaba afitanye n'Imana.
ariko ibyo aba ngaba Mubaraka bamubwira nabigenderaho azagirana ikibazo n'abaturage kubera bya bindi atabakorera, narangiza agirana n'ikibazo n'Imana kuko yashatse kugendera muri ya majwi y'abantu nk'aba ngaba ba Edward Mubaraka. Nshuti muduteze amatwi, banyarwanda banyarwandakazi, dushimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu, dukomeje kubashimira ibitekerezo byanyu n'izindi nkunga zitandukanye mudutera. Tubashimire kandi mu by'ukuri gukomeza gukurikirana ibiganiro by'urubuga Biza Tubireba. Tubibutse ko ushaka gutanga igitekerezo cye abicisha kuri email mporanepo@gmail.com cyangwa akatwandikira abinyujije kuri chaîne yacu ya YouTube. Twari turi rero mu kiganiro Biza Tubireba tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza Tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Mporamusanga. Tubasezeyeho rero mugira amahoro naho ubutaha. Mwiriwe na busa ng'impamvu y'urukundo rw'abana bose buzaniye kazaza umunsi nutaye. Umere n'uwo muje impundu z'uwo mubano umubyeyi wacu buzaniye kazaza umunsi nutaye. Umere naho waje intaso y'urwo rukundo ababyeyi bacu buzaniye kazaza umunsi nutaye. Umbera umwana ishyashya umbera umwana icyo kuba umbera umwana umuhegiye kazaza umunsi nutaye. Umwirira abanyarwanda umwirire n'abaturanyi izuba ry'uwo wasaziye kazaza umunsi nutaye. Umbera umwana ishyashya ubahize n'uwo wampaye kavuye